ngwino hano wakanda ngwino hano nk'umunyamakuru mugenzi wanjye uretse ko n'abanyamakuru ari Shaddyboo ni iki? Shaddyboo ni social media influencer amari iki abanyarwanda? ahubwo nanjye nakibajije umuntu yaje afite protocol imeze kuriya je bundi nizi ko perezida wacu wa repubulika tubwira nta bya protocol umuntu ufite abaturage akamaro. ubundi Shaddyboo akora iki nk'umunyamakuru nkawe wambwira Shaddyboo? Reka tubaze n'abandi dukurikiye muri uyu mwanya, Shaddyboo akora iki? Abamuzi mutugire muri comment. Shaddyboo ni meya, Shaddyboo ni gitifu, Shaddyboo byibura niyaza no kuba ari n'umukuru w'umudugudu bakaba bamwinjije bavuga ngo aje guhagararira abaturage be, hari n'inama yahakura. Shaddyboo ni igiki uwo muntu wahundi? Yajagareye nyine basiye kwiniwe. Nkawe nk'umunyamakuru ubu nka Shaddyboo umuziho iki? Tumuzi gutyo social medias nabo wa precisa ngo nyine niki akora iki? Ngwino hano Shaddyboo ngufashe ngufata fresh gutya ngagufata ngagukomeza. Nakubaza ikibazo iki kimwe umariye iki abanyarwanda? Yes, bakunzi bacu aho muri mu mande zitandukanye ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza cyane. Ku bantu mwamaze gukanda subscribe, Imana ibaho umugisha. Kuba turabirukana namwe biroroshye cyane, mwakandaho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Murabizi rero inkuru imaze iminsi itrendinga hirya no hino, inkuru y'abakobwa babiri baherutse kurwana, bivuga ko bapfaga umusore ariko ntabwo tubizi neza, bakavuga ko bahohoteranye mu buryo bukomeye cyane. Twifuje ari kuganira n'umwe mu banyamakuru dufite hano ba showbiz bakunda gukurikiranira ibintu hafi, ibintu bitandukanye abifiteho nosiyo. Turavuga ati reka tumwegere tuganire nk'inzobere twumve nawe icyo abitekerezaho. Bro, umeze neza? Mane subize si nibisanzwe ihora ari fresh. Yes, tukwiyambaje rero nk'umuntu ukurikiranira amakuru hafi ubuzi ibintu byinshi bitandukanye. Twifuza kubaza kuri inkuru y'abakobwa babiri ari bo ba Sandrine baherutse kurwana, tutaramenya neza ikintu bapfaga ariko byanze bikunze hari ikintu biziho. Twifuza ko wadusangiza icyo biziho. Bro, reka nkubwire nta bintu byinshi nziho cyangwa se ngo mvuge ngo bifitiyemo nose. Uri umunyamakuru nanjye ndi umunyamakuru, twese turi mu kazi. Ni nk'uko abantu ducukumbura ibintu bitandukanye. Gusa icyo abanyarwanda bagomba kumenya kiri hanze aha, tubakuriraho urujijo bamenye ko batigeze babaca umukobwa bavuga ngo bamuciye igitsina, ntacyo baciye muri rusange. Ahubwo abo bakobwa amakuru nanjye mfite cyangwa nohoza nacukumbuye nuko aba bakobwa uko ari barindwi bafite groupe ya Slay Queen. So ya Zaina ikaba ihagarariwe na Shaddyboo ngubu ni nayo makuru. Ahubwo aranatangaje niba mu Rwanda hasigaye hari amakoperative y'Slay Queen akaba ari ihagarariwe na Shaddyboo. Kumva ko ibintu bimaze Slay Queen zimaze gufata indi ntera. Ariko aba bakobwa babiri Zaina nabo bandi ba Muhoza sinzi n'abandi ntabwo uriya mukobwa bamuciye igitsina, nuko bari no kuvuga ngo uriya mukobwa ngo yari yaragiye mu mahanga. Naho yagiye uriya mukobwa yahamagaye Zaina bamusaba imbabazi, ashaka ko bahura ngamusaba imbabazi. Bihurira nayo ko na Zaina nawe ari kwa muganga arwaje petite sœur wiwe. Noneho ibindaho bikurikirana, araza baramwakira bisanzwe nyine, atega moto nk'ibisanzwe. Ayo niyo makuru nahabashije gutoza. Nahawe na musaza wa Zaina avuga ko yaje mu rwego rw'uko asaba imbabazi, ahubwo asanga umugambi barawuteguye. Noneho umusaza w'ikindi yatubwiye nuko yatubwiye yuko kugira ngo yinjire muri ruriya rugo we Sandrine nare yabipanze. Yarabipanze, ni ibintu bavuga ko yapanze. Yipangira ko wari bujyeyo. Biriya byose ni ibintu byapanzwe. Naziranzo ubona baguze ntago waba uri umuntu muzima, nibyo yambwiye. Umuntu nk'abantu babiri batatu kugeza ku bantu barindwi, buri y'abantu barindwi bateguye kukwica nta n'amasegonda 30 yarangira batakwishe. Sibyo ahubwo natwe itangazamakuru aradushinja ibintu byinshi. Aravuga ngo itangazamakuru dukoze ibintu bitagakwiye gukura. Ikindi cya kabiri, uru rubanza narwo baruhaye agaciro rutagakwiye kuba rufite. Bivuze ngo ntabwo bamukoreye yicarubozo nk'uko twabyumvise. Njyewe Sandrine nanamuhamagaye kuri telefone ye,
yanga kumfata sibyo yego njye namuhamagaye Sandrine yanga kumfata nande kumwe na musaza wa Zainabu kuri kose nuko nta kintu nago bamukase igitsina icyo bakoze bo bari bafitanye igihango yuko Slay Queen izagica indi nyuma uko ari barindwi umwe bazajya bamwogosha niyo mpamvu bamwogosha imisatsi iwe bamwogosha imisatsi no kugira ngo n'amakuru agere hanze ubwe niwe wifashe video akora iki yoherereza undi muntu uwo muntu abasha gutabaza kuko ari imipango n'ubundi yari yapanze ayo ni amakuru nahawe na musaza wa Zainabu sibyo kibyo byose Sandrine nari yabishatse rero nkuko dukomeje gucukumbura ibintu byose abakurikiranye televiziyo yanyu n'abakurikirana televiziyo nkorera yawe TV mbasaba zombi bakoreho subscribe kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibiganiro tubakorera tubavanye mu rujano kuvuga ngo impamvu bamwogosha imisatsi byari cya gihango bagiranye yuko uzajya aca ubundi nyuma bazajya bamwogosha umusatsi ya n'abantu bamaranye hafi imyaka igeze kuri 7 icyo ni igihango ari Sandrine ari Zainabu ari nabo bandi bose bashinzwe bo ni igihango bahanye yego nk'abantu b'inshuti murabizi nk'abanyamakuru kera hahoze igihango cyo gukora iki cyo kunywana rero nabo baranywanye baravuga ngo uzajya uca indi nyuma tuzajya tumwogosha imisatsi koko umusatsi bakora iki barawogosha hariya rero ugahagaragara iby'inzara wenda nukurwana bashobora kuba barakoze wenda bashaka kumukorera icyo kindi wenda kumukubita cyangwa se niki ariko natwe tujye dushishoza twere gukorera kuza ibintu bitagakwiye gukuzwa nk'uko bisanzwe niko mu Rwanda bibayeho ikindi abanyarwanda tujye dukoramo isomo dukurikire izi televiziyo ziri online buri hari televiziyo ziba zifite amakuru acukumbuye n'izindi televiziyo zidafite amakuru acukumbuye hanyuma se ko bavuga ko bamwogoshesheje urwembe bakanamutemagura mu mutwe umuntu yakibaza nimba byari igihango kuki bagombye kumwogoshesha bamwogoshesheje Gillette yogosha ubwanwa baharuye ubwanwa bashakaga kumukuraho umusatsi nkuko bari bro ntakubeshye nkubwije ukuri nawe uri umujama nje nkagusanga ku mukobwa dukundana ntago wanyira ntibakoze byiza bakoze amafuti ariko nimba bari baragiranye igihango akabikora cyangwa ari n'agatego bashyizemo hariya nawe agashaka kubikora ahubwo abanyarwanda bakurikiranye televiziyo yanyu nibareke ducukumbura amakuru bakurikiranye televiziyo yanyu tuzajya kureba Sandrine koko tuzajya kureba umuryango aho bari batuye kuko andi makuru mfite nuko Sandrine yarerewe muri uriya umuryango wabo nawe ari umwana wa ikindi uriya musore bavuga ko yari yagiye bapanze ko nawe nibamara kumukora ibyo bamukorera ajya kumuta muri Nyabarongo ntago ari byo uriya musore nawe yabaga hariya bari bamaze imyaka 3 bamurere wabo wa Zainabu icyo nacyo bakimenye ntabwo uriya musore nuko we bamufashe nyine nk'umuntu bavuga ngo ni umufatanyabikorwa ikindi ni abakobwa 7 harimo abo bavuga ngo bari baryanye batari bazi n'ibiri kuberamwo hariya icya gatatu nuko bo atari umusore bari gupfa ahubwo bari gupfa ibindi byabo ku ruhande andi mabanga yabo y'abakobwa kandi ikindi Sandrine ntago ari ufitanye iki cyo navuga amahari na Zainabu iyo groupe yose ari indi groupe bafitanye ahubwo bavuga ko musaza w'amakuru yadaye nuko ibyo we bakoze nuko ari agatego Sandrine yashatse gutega Zainabu ahubwo nkibaza Shaddyboo ari gukora iki muri uru rubanza ahubwo utangira tubiye ko Shaddyboo ari we uhagarariye groupe yatubwiye ko musaza yatubwiye ko Shaddyboo ahagarariye iyo groupe y'amaslay queen nicyo tugomba gukora noneho na Shaddyboo nawe tukamushaka tukareba ko yaduha amakuru ahagije kuko ibyo bintu byose bishobora kuba byarabaye ashobora kuba nawe abiziho ngira ngo wanabikurikiranye wabonye uburyo Shaddyboo yinjiye hano abantu benshi bari banze ko binjira abanyamakuru n'abaturage basanzwe bose babajeje hanze ariko Shaddyboo yinjiye inzira zose barafungura abari mu rukiko imbere bari kuvuga ko yaninjiye bagasanga hari intebe isa nk'iyamuteganyirijwe ubwo ibyo bintu babibonye gute nk'umuntu aruhibereye kuri tele sasa rero hari ikintu abayobozi runaka nabo bakwiye kumenya bakwiye guha kwanza itangazamakuru umwanya ubundi Shaddyboo akora iki
nk'umunyamakuru nkawe wambwira Shaddyboo. Reka tubaze n'abandi dukurikiye muri uyu mwanya, Shaddyboo akora iki? Abamuzi mutubwire muri comment. Shaddyboo ni meya, Shaddyboo ni gitifu, Shaddyboo byibura niyaza no kuba ari n'umukuru w'umudugudu bakaba bamwinjije bavuga ngo aje guhagararira abaturage be, hari n'inama yahakura. Shaddyboo ni igiki uwo muntu wahundi? Yajagareye nyine basiye kwiniwe. Nkawe nk'umunyamakuru ubu nka Shaddyboo umuziho iki? Tumuzi gutyo social medias ntabwo wa precisa ngo nyine ni iki? Akora iki? Ngwino hano wakanda, ngwino hano nk'umunyamakuru mugenzi wanjye, uretse ko n'abanyamakuru arimo. Shaddyboo ni iki? Shaddyboo ni social media influencer. Amari iki abanyarwanda? Ahubwo nanjye nakibajije umuntu yaje afite protocol imeze kuriya. Je bundi nizi ko perezida wacu wa repubulika tubwira nta bya protocol umuntu ufite abaturage akamaro. Byari wenda ari kosa nabonye. Je nzi ko mu rukiko iyo umucamanza amaze kuvuga nta muntu wemerewe kwinjira. Yewe niyo yakinjira mu muryango uri inyuma utari ku bacamanza. Ariko Shaddyboo yaje protocol mbona n'imbere singa ntabwo warenga iyi ni mikoro yawe naje ngenje mu kazi. Ntabwo warenganya abaturage bari kuvuga ko bari bamuguriye tike. Ese uru rukiko ubundi kwinjiramo kwa rukwishyura? Nicyo kibazo nye. Shaddyboo araje, njye amakuru mfite nuko Shaddyboo yari yaguriye umwanya hariya ku muturage wawufashe mbere. Amafaranga ahagaze n'imbara amadolari angahe? Nta madolari. Amakuru ayafite ko Shaddyboo yaguriye umwanya. Hamagara Daso niyo yamaye amakuru. Bamuguriye umwanya arawishyura, gahagurutse umuturage. Shaddyboo araza aricara, itangazamakuru twabuzeho duhagaze cyangwa aho tujya turi hanze tumeze nk'abadafite akazi kandi dufite akazi. Bamwe mu babosi bacu baduhembera. Dore ngo uriya musaza wiwe, singuriya musaza wandi wazayina. Nende kukubaza, twese turi abanyamakuru tujye tuvugisha ukuri. Mu Rwanda ntago Slay Queen ubundi ni iki? Tuzi koperative y'abanyamakuru, ntago nahita koperative. Tuzi abanyamakuru ba sport, sibyo? Aje sport. Tuzi abanyamakuru ba entertainment, barahari ba showbiz. Shaddyboo ahagarariye iki mu gihugu muri ibyo byose? Ndi kukubaza ku buryo aza yinjira bakamuha security. Ngaje mu Rwanda mu gihe naje mu kazi banje ko ninjira. Mani reka nkwereke, sibyo? Ibintu ndi kukubwira, iki ni igipapuro bansabye, sibyo? Cyo kwinjira singiki. Iki ni igipapuro bansabye, nandikiye nde? Bwana perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Igipapuro nakizanye, yanga guteraho kashe. Shaddyboo araje arinjiye, agiyemo harango bamuteguriye umwanya. Amaze iki? Uwo ni uwahise. Bivuze ngo hose arazwi. Bivuze ngo Shaddyboo ntago umuzi. Iyo njije ntago nyizi Imana. Oya nawe ntago avuga ko ari injije. Ntago muzi, uwo muntu ntago muzi. Je hari ibintu Imana ngiye bimbabaza cyane. Ntago abanyarwanda dukina agaciro cy'agakwiye guhagaciro. Uri hano nk'umunyamakuru, ndi hano nk'umunyamakuru, naje gukora akazi, naje gushaka inkuru abaturage bamenye ukuri kw'ibyabaye ibyo ari byo byose. Banze ko ninjira, ibyangombwa ndabyujuje, ngo haje umuntu nka Shaddyboo. Bari abakobwa ibyo bakoze ntago bakoze ibintu byiza, habe namba, nta n'ikiza bakozemo, ariko itangazamakuru natwe baduha agaciro. Ako se umunyamakuru w'umwuga tunashimira wenda ko tugeraho tutabasha kugera ukagera kuri musaza we. Yakubwiye ko nta gahunda yo kumwica bari bafite, byari byo kumwogosha umusatsi gusa bikahita birangira. So buriya mu mutima w'umuntu haba harimo ibintu byinshi. We ni kuri kote yiwe, afite uko yabigennye no kubimbwira niko yabimbwiye. Ntago bagambiriye kumwica, ko bo bavuga ko Sandrine yari umutego yateze Zainab. Yambwiye ko ari nkuko ukina ngo nimba ari lot ukina urusimbi ukaba wateramo ibiceri mo hagati, kimwe gisigaye akaba ari cyo. Zainab yamugereranyije nk'igiceri, ko ari umutego bamuteze, ko ibyo bakoze byose ari akagambane. Yamuteze umutego ngo amuca inyuma. Nyine ni umutego, nta nubwo ari n'umusore bapfarika mane. Abanyamakuru namwe b'iki gihe tujye dutangaza inkuru z'ukuri. Yamuteze umutego umeze uterera. Umutego bamuteze Sandrine, umutego yamuteze, hari ibyo ubwabo bapfa, sibyo? Nawe yari yamenye ko bashobora kuba banamugira nabi, kuko ari amaze igihe kinini amusaba imbabazi. Undi imbabazi arazimwiba, yarazimwimye. None se ntuzi ko hari ibintu nawe
ntari kubisobanura neza ngaho ngwino none se niba Sandrine mbere yuko avaho yari yaragiye Sandrine ntiyagiye i Burayi banyarwanda none nta n'itike y'indege agira nta tike y'indege agira nta nubwo afite n'iya KBS byibura nta tapeni go afite ntabwo yagiye i Burayi ariko naho ifoto urayifite ko yagiye i Burayi none se niba Zainab hari ifoto ya Rwanda y'ufite none se niba hari ifoto ari ku kibuga cy'indege ufite niba Zainab asobanura ko bajyanye hanze ntaho ikigaragara cyo nuko ahubwo wenda ako ikigaragara cyo Zainab ibintu yasobanuye nuko bapfa umukobwa icyo ni umugabo icyo ni icyambere ikindi bagapfa ko agenda avuga ko mama we yishwe na sida amakuru nikuriye kuri tele ibyo bya sida ntago mbizi twe turi kwa Zainab ibyo bya sida ntago mbizi Zainab niba narayifite ntago ndeba njye icyo ndeba ni akazi ndimo icyo ikigaragara nuko uriya mukobwa byanze bikunze ku nzego zibishinzwe barebe Sandrine bimeze bite ikindi cya kabiri bose babarebeho babakoreho iki babakoreho babagenzure bose kwanza barebe telefone Sandrine ashobora kuba yaravugishije mbere yuko aza hariya ikindi cya kabiri iriya video ko igaragara ko ari selfie yari bamufashe bamwogoshe banamufata selfie ni ikibazo yifashe selfie ni ya nyuma he ni ya nyuma maze kogoshwa ari hese nise wowe ntago wayifata bro reka nkobaze ujya kwisiramuza sibyo wabashije kugenda oya byarakunaniye ufite ukundi kuntu wagiye akubundi wewe no reka nkubwire baguca biriya bintu bavuga ko baciye akabasha kwijyana ku murenge nese yijyanye ku murenge niwe wijyanye akubundi yeme dore musaza we nguriya bro muhamagara umubaze umbwire ngo we nimero z'umubaze umubaze byose amakuru yose arayaguha yose ibyo nkubwira no kuri yijyanye ku murenge yihamagarira polisi ibintu byose yijyanye ku mudugudu yijyana ku murenge ibintu byose niwe wabyikoreye wari uhari ubundi wewe yaraguhamagaye none se ngewe abanyabuzima baza bakamuhereza amata akaruka ibintu ese ubundi wowe nge ntago nari mpa none se bamuhaye ibyo yarutse ntago none se munda niho bari bakomerekeje bamunywesheje ibintu ngo nawe ubwo atazi bamuha amatara biruka banyarwanda tujye tuvugisha ukuri itangazamakuru tureke gufata ibintu tutazi dufate ibintu dufitiye gihamya nimba ukeneye amakuru kora subscribe kuri televiziyo ndiho ukore na subscribe kuri yawe TV nkorera ubona amakuru ahagije YouTube channel niho hano honyine hari amakuru aba yizewe izindi TV zose zirababeshya kandi ibintu nkubwiye n'ukuri yes turagushimiye rero ku busesenguzi dukoreye nk'umunyamakuru w'umwuga tugushimiye umwanya waduhaye ikindi nkubwire bro nitwongera no guhura uwo mukobwa yitwa Shaddyboo ntago muzi ntuzongere kumumbaza n'ikindi gihe nzi perezida wa repubulika wakoze kaburimbo agakora imihanda akama ibyo kurya n'ibyo kunywa byose nkabamagaza ngaha uwo mukobwa yitwa Shaddyboo simuzi akuramwumva nta nubwo nje numva radio numva umuziki numva media aririmba indirimbo nkabyina uwakora ikimana kubaza hano bakamumva akirama turagushimiye rero ku mwanya duhaye ntabirenze kandi bakore subscribe bansure ku mbuga zanjye nkoresha ariko akabazo kanyuma nakubaza muwe Shaddyboo kuva utyo ugize amahirwe yo guhura nawe ni nk'icyo kibazo wumva wamubaza umufashe Shaddyboo ngufashe nkagufata fresh gutya nkagufata nkagukomeza nakubaza ikibazo iki kimwe umariye icy'abanyarwanda ese ntago yamamaza Rwanda Form hakuze ubundi wowe biriya numvishije avuga ngo kuri Rwanda Form ngo ku mukobwa ushaka kunguranya muri Rwanda Form muri Tour du Rwanda Shaddyboo aragera ku ka advert nakabonye ku gihe banyine nguranyara ngo inkari nizisohoke hasi ngo nyine bro suko kubeshya reka nge nguruge Shaddyboo nge ngufashe nkagufata izina ry'Imana ngufashe nkagufata ni pyaso nawe wamukebaza njye se namukeba gusa nambwira ati mani Shaddyboo arambabaza asa kubabaje iki ubundi hari ibintu nawe ambabaje iki ntago uzi ko ari we ase wamuze ari we mwamikazi wa Instagram umwamikazi n'umwe ni mama wambyaye erega yemi ntukavuge ibintu utazi ko bibaho ntago uzi ko gusa Shaddyboo hari umuntu wambwiye akantu arambwira ngo ikintu cyose kigufitiye akamaro ugomba kugikora Shaddyboo yihangiye akazi please nuko nawe uri umunyamakuru
Shaddyboo nawe ni social media influencer, so nta mpamvu yo kumublaminga. Ase wowe ntabwo waba Shaddyboo ngo bikunde bro? No. Wabaye se byo? None se kubera iki yaje hano bakamukorera protocol irenze? Nabatazi akaba afite n'intebe imbere. Umucamanza amaje uri umunyamakuru ntabwo baramenya agaciro kawe. Ibyo mubwira so ukuri ntabwo uramenya, nta nubwo baraguha agaciro. Ariko niba guha agaciro ntabwo Shaddyboo bamuha umwanya ngo yinjire wowe utarinjira. Icyo kimwe nari ninjiye ariko ngiye Shaddyboo ukuri kw'Imana kora akazi kawe, ni wenda uhe n'impyisi, uhe n'ihene, uhe n'inka, ariko ngiye sinkuzi nkumva gutyo mu matwi nta n'icyuma ari abanyarwanda bundi nkuriya niwe bagafunze. Murakoze cyane. Yes.